ari muri uku kwezi ndetse n'ukwezi gutaha. Dukomeze twumva ubutumwa bukubiye mu ibaruwa y'ingoro ya Yezu Nyirimpuhwe yo muri uku kwezi kwa Nzeri umwaka wa 2025. Ijambo ryakuwe mu kanyamakuru ka Mama Faustina ryavuye kuri nimero 1289 riragira riti: ubushobora byose bw'impuhwe zawe Nyagasani nibusingizwe ku isi hose, ikuzo ryazo ntirizigera rishira. Mutima wanjye amamaza wimazeyo impuhwe z'Imana. Inkoramutima ya Yezu Nyirimpuhwe. Nyagasani aragushishikariza kugira umutima urangamira ubuhanga buva ku Mana, kuko ari bwo butera kugira ubushishozi bwo kumenya icyo Imana igushakaho, bukanakurinda kuba umuntu uhindukana n'ibihe, bukanatuma roho w'Imana utuye muri wowe adatsikamirwa n'imyitwarire idahwitse y'ibikorwa by'umubiri. Uwo roho niwe utuma uhorana inyota yo kuba umwigishwa w'ukuri wa Kristo, uharanira gushyira mu bikorwa ijambo rye, ugamije kwitagatifuza no gutagatifuza abandi. Jya urangwa n'urukundo mu mibereho yawe yose. Ntukitiranye umuntu n'icyaha yakoze ngo umucire urubanza bitewe n'intege nke agaragaza, ahubwo jya wihutira kumusabira, uzirikana ko afashijwe n'ingabire y'Imana ashobora guhinduka. Uwafatwaga nk'imburamumaro akaba umuntu w'ingirakamaro. Kubabarira no gusaba imbabazi bigira icyemezo ndakuka giherekeza uburyo bwawe bwo kubana n'abandi, urukundo nyampuhwe rutura umutima n'ibitekerezo byawe. Jya wirinda kugira abo ukandamiza cyangwa urenganya, uharanire guha agaciro buri wese nta kurobanura, uzirikana ko yaremwe mu ishusho y'Imana. Ibyiza wifuza kugirirwa wihatire kubigirira abandi. Tsinda kamere y'urwango, usenye inkuta zigutandukanya n'abaguhemukiye, witoze kubasabira icyiza, kutabigizayo, ndetse no kubasabira guhinduka aho kubavuma. Bohoka ku bantu n'ibintu bikubuza kwakira Imana mu buzima bwawe. Menya ko kugira abantu n'ibintu ari byiza, ariko kubana n'Imana bikaba agahebuzo. Ibuka ko ibyo watunga byose Imana idafitemo umwanya w'ibanze byaba ari ukuruhira ubusa, kuko nta na kimwe uzavana kuri iyi si igihe uzaba ushoje ubuzima bwawe bwo ku isi, nk'uko ntacyo wayizanyeho, byose wabihawe n'Imana umuremyi wawe. Niwakira Imana muri wowe, izakugabira byose, kandi ubuhanga buyiturukaho buzagufasha gukoresha neza ibyo uyikesha, bituma imirimo yawe igira akamaro karambye kuri wowe no ku bandi. Subiza amaso inyuma urebe ukuntu urukundo rw'Imana rwigaragaje mu mateka yawe, no kuba ukiriho ukaba ubikesha ububasha bwayo, bitume wakira amahoro Yezu aguha, aho guhora wihebye kubera ibigeragezo by'ubuzima bikugarije. Gira ukwemera kandi ugirire Yezu icyizere, uzirikana ko ari Imana ishobora byose. Bamaso ushungura ibyo wumva, ugamije kwizirika ku rumuri ukesha inkuru nziza ya Kristo. Reka kujarajara hirya no hino ugamije gushaka kumva abaguhanurira barimo n'abagutera ubwoba, bataretse no kuguteranya n'abantu. Ima amatwi abakwizeza amahirwe, ariko bagamije kugucuza utwawe. Irinde gushakira ibisubizo by'ingorane unyuramo mu bapfumu n'ahandi hakujyana kure y'Imana.
zirikana ko umubiri wawe ari ingoro ya Roho Mutagatifu. Wirinde icyaha cyangiza roho yawe kikagutandukanya n'Imana. Ntukishinge ibi bihe turimo, aho icyaha kuri benshi cyabaye uburenganzira bwabo n'inzira yo kubaho muri iyi si. Jya wibuka ko uri uwa Kristo, uharanire kumwigana muri byose. Umubyeyi Bikira Mariya nakubera urugero rw'ukwemera no gukunda Imana mu bwiyoroshye. Horana amahoro. Iyi baruwa bayikenera bayisanga ahacururizwa ibikoresho bitagatifu mu ngoro. Dukomeze twumva uza kudufasha mu kwitegura